Iki nicyo gihe cy'uburumbuke kuri uyu mugore ufite ukwezi kudahinduka ku minsi 27. Aha rero turi kubona amatariki, ariko dushobora no kumenya ngo ese ni hagati y'umunsi wa kangahe n'uwa kangahe. Umunsi wa kangahe twibuke ko tubara umunsi wa mbere duhereye igihe yaboneyeho imihango nk'uko bigaragara hano. Uyu ni wo munsi wa mbere. Ngo hayikaze rero nanone wowe ukunda ibiganiro bitandukanye tunyuza hano kuri Uzazi TV, ni channel y'ubuzima bw'imyororokere. Ni hahandi ukura nyine amakuru yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo meza. Muri video yacu yo k'uyu munsi tugiye kureba uburyo abagore cyangwa se abakobwa bashobora kumenya igihe cyabo cy'uburumbuke, ariko turi burebe ku mugore ufite ukwezi kudahinduka. Impamvu nuko hari n'abagore bagira ukwezi guhindagurika, abo nabo tuzabareba muri video yacu itaha. Iyo tuvuze ukwezi k'umugore ubundi tuba tuvuze iki? Kuko buriya ni nayo ntangiriro y'ibi byose. Utamenye ukwezi k'umugore icyo ari cyo no kumenya igihe cyawe cy'uburumbuke ntabwo ushobora kubimenya. Ari nayo mpamvu tugiye gutangira twumva ese ukwezi k'umugore ni iki. Turi kumwe na Dr. Aniseti Nzabonimpa, impuguke mu buzima bw'imyororokere. Mu magambo make rero dufata ko ukwezi k'umugore ari igihe kiri hagati y'umunsi wa mbere umugore cyangwa umukobwa yaboneyeho imihango, bigakomeza kuzagera ku munsi azabonaho imihango y'ukwezi gukurikiye, noneho akabona ko ukwezi yari arimo kwaburangiye umunsi umwe mbere y'uko abona imihango y'ukwezi gukurikiye. Ahangaha iyo umuntu ashaka kubyumva neza, ni ukuvuga ngo umunsi umugore aboneyeho imihango niwo munsi wa mbere w'ukwezi k'umugore, ejo bikaba umunsi wa kabiri. Byumvikane neza rero ko ukwezi kurangira mbere y'uko abona imihango y'ukundi kwezi. Uko yabonye imihango y'ukundi kwezi abatangiye ukwezi gukurikiraho. Ikintu umuntu yavuga ni uko ukwezi abantu bakunda kwitaye n'ukwezi kwa kalendari, bakakunda kugira ngo wenda ukwezi k'umugore naho kugira iminsi 30. Hari n'abakunda kwigisha cyane mu bitabo ko kugira iminsi 28, ariko biriya ntabwo ari by'ijana ku ijana. Buriya ukwezi k'umugore kugira iminsi runaka bitewe n'uko umugore cyangwa umukobwa yaremwe. Hari abagira ukwezi kw'iminsi 30 koko, hakabagira ukwezi kw'iminsi 28, ariko hari n'abagira ukwezi kuri hasi yaho kw'iminsi 26, 24, 20, 19 se. Hakaba ndetse n'abagira ukwezi kurekure kurenga iminsi 30, kuburyo n'abashobora kugira ukwezi kugera ku minsi 36. Ibi rero bikaba bigaragaza ko buri umugore cyangwa umukobwa buri wese agira ukwezi kwe gufite iminsi runaka, akenshi nta uhuza n'undi, wenda bamwe bashobora guhuza ariko ntabwo bose bahuza. Icyo tuvuga gusa mu bushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino ku isi, byagaragaye ko abagore n'abakobwa benshi bagira ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 32, ariko hakaba haba n'abagira munsi iyo minsi no hejuru iyo minsi. Wabyumvise rero icyo ukwezi k'umugore ari cyo. Uyu munsi rero tugiye kureba wa mugore wamaze kumenya ukwezi kwe ko gufite iminsi runaka, ariko se nawe nazamenya ate cya gihe cye cy'uburumbuke. Iyo tuvuze igihe cy'uburumbuke tuba dushatse kuvuga cya gihe umugore cyangwa se umukobwa ashobora gusama mu gihe yakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se nta n'ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro afite. Ariko nanone tugiye kureba umugore ufite ukwezi gufite iminsi idahinduka. Impamvu nuko hari n'abagore bagira ukwezi kugira iminsi ihindagurika. Iyo tuvuze umugore ugira ukwezi kudahinduka, ni wa mugore uzasanga niba ukwezi kwe k'umugore nk'uyu tugiye kureba kuri uru rugero ufite iminsi 27, ugasanga nyine bihoruko. Mu kwa mbere yari iminsi 27, mu kwa kabiri yabaye 27, mu kwa gatatu bibuko, mu kwa kane, mu kwa gatanu. Ugasanga niyo bihindutseho gato bitewe n'impamvu runaka, kuko bijya bishoboka umuntu wenda bitewe nuko yariye muri icyo gihe, bitewe niba n'umuhangayiko yagize, ibintu bikaba byatuma bihindukaho gato, ariko ugasanga n'ubundi niyongera n'ubundi iminsi zaba ari yayindi. Uwo mugore rero afite ukwezi kudahinduka, ari nawe tugiye kureba muri iyi video. Uyu mugore ufite ukwezi kudahinduka, kuri uru rugero dufite iminsi 27. Twabibonye ko ukwezi k'umugore ni kuva ku munsi wa mbere yaboneyeho imihango ye kugera ku wundi munsi azaboneraho indi mihango. Wa munsi ariko yaboneyeho imihango y'ukundi kwezi, ubwo ntuburi muri uko kwezi, ahubwo biba bivuze ko umunsi wa mbere ukwezi kwe kwari kwarangiye.
reka rero twifashishe runo rugero tuvuge ko uyu mugore ufite ukwezi k'umugore gufite iminsi 27 yagiye mu mihango ku itariki 3, ubwo hari ku wa mbere kuri uru rugero, ariko iminsi two kuyitaho kuko wowe si cyo gihe uzagira mu mihango n'undi ndetse n'iyi tariki mushobora kuba muhuje ukwezi ariko mutazagira mu mihango rimwe. Umwe afite ukwezi kw'iminsi 27 ariko akajya mu mihango ku itariki 3, undi akaba afite ukwezi kw'iminsi 27 ariko akajya mu mihango ku itariki 15 n'urugero, ariko mwese icyo muzahuriraho nuko cyagiye cyanyu cy'uburumbuke n'ubundi kibari kimwe, icyo bitandukanaho gusa ni amatariki bizaberaho. Reka dufatire urugero rw'uyu mugore ufite ukwezi k'umugore ku minsi 27 yagiye mu mihango ku itariki 3. Itariki 3 yabonye imihango. Twabibonye ko ukwezi k'umugore no kuva kuri iyi tariki nyine yaboneyeho imihango ari wo munsi wa mbere. Ubwo ku itariki 3 ni umunsi wa mbere. Uyu ni umunsi wa mbere w'ukwezi kwe. Reka ushyire mu rindi bara kugira ngo tuze kubisobanukirwa. Reka tuwushyire mu ibara ry'icyatsi kibisi. Bivuze ko ku itariki 3 uyu mugore we ni wo munsi wa mbere w'ukwezi kwe kuko niho yaboneye imihango. Tugiye kubara rero iminsi 27 duhereye kuri uyu munsi ku itariki ya 3. Uyu ni umunsi wa 2, umunsi wa 3, umunsi wa 4, umunsi wa 5, umunsi wa 6, uwa 7, uwa 8, uwa 9, uwa 10, umunsi wa 11, uwa 12, uwa 13, 14, umunsi wa 15, uwa 16, uwa 17, uwa 18, uwa 19, umunsi wa 20, uwa 21, uwa 22, uwa 23, uwa 24, 25, 26, 27. Uyu mugore turabona ko ubwo ukwezi kwe gufite iminsi 27 niba yagiye mu mihango ku itariki 3 bivuze ko ukwezi kwe kuzasoza ku itariki 29. Ubwo nawe wabara bitewe n'igihe wagiriye mu mihango mu gihe wabuze ko ufite ukwezi kw'iminsi 27, ariko niba ufite n'ukundi kwezi kw'indi minsi kandi kukaba ari ukwezi kudahinduka, nuko nawe ugomba kumenya nyine ko ukwezi kwawe guhagaze. Tumaze kubona ko uyu mugore rero umunsi wa nyuma w'ukwezi kwe ariwo uyu w'itariki 29 ariwo umunsi wa 20 nyine na karindwi kuko ukwezi kwe kugira iminsi 27 twabibonye ko ari ahangaha ahagaze. Tugiye kureba rero icyo gihe cye cy'uburumbuke. Igihe cy'uburumbuke tukimenya none duhereye ku gihe intangangore isohokera. Ubundi igihe intangangore isohokera ni igihe mu ndimi z'amahanga bita ovulation cyangwa se ovulation. Biba bivuze ko ya ntanga y'umugore yahishije, yasohotse, ije kwitegura gura n'intangangabo kugira ngo bibe habaho gusama nyine. Uwo munsi rero iyo ntanga isohokeraho uba ari umunsi wa 14 uhereye ku munsi wa nyuma w'ukwezi k'uwo mugore nyine, kuri wa munsi ukwezi gusorezaho. Impamvu tubara uwo munsi wa 14 tunahereye inyuma nuko iyo minsi 10 n'ubundi ntihinduka ku bagore bose. Waba ufite ukwezi kw'iminsi 32, waba ufite ukwezi kw'iminsi 35, n'ubundi ntanga yawe isoka kuri uwo munsi wa 14 uhereye kuri wa munsi usoza ukwezi kwawe. Twafashe rero urugero rw'ahangaha, tugikora umunsi wa 14 duhereye hano ku itariki ya 29 kuko niho twabonye ku kwezi kwe kurangirira. Ubundi bivuze ko kuri uyu mugore ku itariki 30 ubundi ubwo yahita abona indi mihango, bikavuga ko rero ukwezi kwe kwarangiye ku itariki 29. Tugiye kubara ya minsi 14. Uyu ni umunsi wa mbere, umunsi wa 2, umunsi wa 3, katubikore dukoresheje andi mabara. Uyu ni umunsi ubwo ni umunsi wa mbere, umunsi wa 2, umunsi wa 3, umunsi wa 4, umunsi wa 5, umunsi wa 6, umunsi wa 7, umunsi wa 8, umunsi wa 9, umunsi wa 10, umunsi wa 11,
umunsi wa 12, umunsi wa 13, umunsi wa 14, umunsi wa 14. Twabonye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kuri uyu munsi reka tuwuhe ibara ritandukanye. Uyu munsi bisobanuye ko ubundi intanga kuri uyu munsi ubwo intanga irasohotse, intanga y'umugore irasohotse. Bivuze ko kuri uyu munsi ubundi umugore akoze imibonano mpuzabitsina yahita asama. Ariko nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje, intanga ngabo ibishobora kumara nibura iminsi 5 iri mu mugore kandi itarapfa. Bivuze ko nyine niyo yakora imibonano mpuzabitsina mbere yuko ajya mu burumbuke cyangwa se ajya muri ovulation, bivuze ko n'ubundi yasama. Ariyo mpamvu rero igihe cy'uburumbuke kitaba wa munsi umwe gusa, ahubwo hajyaho niyo minsi intanga ishobora kumara y'umugabo, ariko akajyaho n'indi minsi nibura 2 intanga ngore nayo ishobora kumara itarapfa. Bivuze ko umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3, iminsi 4. Urabona ko nukuvuga ko kuva ku itariki 12 kugeza ku itariki 16 yasama. Tukongeraho n'aya minsi rero 2 intanga y'umugore nayo ishobora kumara. Ubwo ni umunsi wa 10 ku itariki 17 no ku itariki 18. Iki nicyo gihe cy'uburumbuke kuri uyu mugore ufite ukwezi kudahinduka ku minsi 27. Aha rero turi kubona amatariki, ariko dushobora no kumenya ngo ese ni hagati y'umunsi wa kangahe no wa kangahe. Umunsi wa kangahe twibuke ko tubara umunsi wa mbere duhereye igihe yaboneyeho imihango nk'uko bigaragara hano. Uyu ni wo munsi wa mbere, uyu ni umunsi wa 2, uwa 3, uwa 4, uwa 5, uwa 6, uwa 7, uwa 8, uwa 9, uwa 10. Bivuze ko kuva ku munsi wa 10 kuri uyu mugore ufite ukwezi kwe gufite iminsi 27, kuva ku munsi wa 10 uhereye ku munsi wa mbere yaboneyeho imihango, umunsi wa 10 kugeza ku munsi ubwo wa 11, wa 12, wa 13, wa 14, wa 15, uwa 16 kugeza ku munsi wa 16 nk'uko bigaragara hano, bisobanuye ko uyu mugore ubundi aba ari mu gihe cy'uburumbuke. Umugore ufite ukwezi kwe kudahinduka gufite iminsi 27, ni ukuvuga nabona imihango ye uhereye uwo munsi aboneyeho imihango nawe wubaze ku munsi wa 10, hagati y'umunsi wa 10 n'uwa 16 ubundi aba ari mu gihe cy'uburumbuke. Bivuze ko akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ubundi yakabaye asama, ariko bivuze ko mbere yaho ubundi ntago yasama, ndetse na nyuma yaho mu buryo wenda bwo kwirinda bwo kuvuti ntawamenya, nashaka uwo mugore n'umunsi azahere no ku munsi wa 9 mu buryo bwo kuvuga ati ntawamenya, avuge ko kuva ku munsi wa 9 ari mu burumbuke. Nashaka nagera na hano yongereho undi umunsi umwe, avuge ko we wenda avuga ati ngiye kuva ku munsi wa 9 kugera ku munsi wa 17, ati kuva ku munsi wa 9 kugera ku munsi wa 17 mba ndi mu burumbuke. Ubwo bivuze ko mbere y'umunsi wa 9 ntago ubundi yakabaye asama, ndetse na nyuma y'umunsi wa 17 ntago ubundi yakabaye asama. Ariko nanone kuri wa wundi nanone ushaka we gusama, nanone amenye kubwo ubundi hagati y'umunsi wa 10 n'uwa 16 nicyo gihe cyiza nyine ashobora gukora imibonano mpuzabitsina akaba yasama. Ngibyo rero kuri uyu mugore twabonye wari ufite ukwezi k'umugore kw'iminsi 27. Uyu niwe dufatiyeho urugero, ariko nawe bitewe n'ukwezi kwawe uzakoreshe nk'uru rugero, umenye ko umunsi wa mbere umunsi uboneyeho imihango ari wo munsi wa mbere w'ukwezi kwawe. Ubundi uvuga uti niba ukwezi kwanjye k'umugore kugira iminsi urugero wenda 31, ubwo uzafate ubare iyo minsi 31 uvuge ngo iguye igihe iki n'iki. Ubundi umenye ko wa munsi uwo ubonye ko ariho ukwezi kwawe kwarangiriye ariho ugiye guhera ubara iminsi 14, uyibare iminsi 14 nuhagera umenye ngo intanga yanjye yasohotse. Ariko nanone uvuga uti kubera ko intanga ngabo ishobora kumara iminsi 5 ukureho indi minsi 4 imbere, bivuze umenye ngo ubwo ngubwo igihe cyanjye cy'uburumbuke gitangira igihe iki n'iki. Ariko nanone kubera ko twabonye ko intanga y'umugore nayo imara indi minsi nibura ishobora kumara iminsi nk'ibiri, wongereho n'indi minsi, nawe uzahita ubona ngo igihe cyanjye cy'uburumbuke kiba hagati y'umunsi uyu n'uyu n'umunsi uyu n'uyu. Uwo munsi uzawumenya, uzabara uhereye cyagiye waboneyeho imihango, uvuga uti nabonye imihango kuri iyi tariki n'umunsi wa mbere, nabonye ko uburumbuke bwanjye bushobora guhera kuri iyi tariki, ubara umenye ngo uburumbuke bwanjye buba hagati y'umunsi uyu n'uyu n'uyu n'uyu. Uwo munsi uhoraho.
igihinduka gusa ni amatariki, kubera ko igihe uzagera mu mihango kizahora gihinduka. Ushobora kubivuga gutya ukagira ngo sibyo, ariko ubu ngubu dukoresha inkuru urugero twabonye tukabona agahindura igihe azagera mu mihango, n'ubundi ikiri buhinduke ni itariki gusa y'uburumbuke, ariko n'ubundi igihe cye cy'uburumbuke kiraguma ari hagati y'umunsi wa 10 n'umunsi wa 16. Ndabizi buravuze uti ntago ari byo, reka mbikwereke kuri uru rugero. Reka tuvuge ko noneho uyu mugore we atagiye mu mihango mu matariki abanza. Reka tuvuge ko agiye mu mihango ku itariki 19. Itariki 19 niwo munsi wa mbere w'ukwezi kwe, ku itariki 19. Bivuze ngo tujye kubara ya minsi 27 duhereye hano. Uyu ni umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, wa munani, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12. Bivuze ko uku kwezi kwa kane, katubyandika kugira tutibeshya, ukwezi kwa kane kurangiye ukwezi k'uyu mugore kugeze ku munsi wa 12. Bivuze iki? Ubwo kwezi ko kugiye kwambuka kugere mu kwa gatanu, mu kundi kwezi kwa gatanu. Ubwo itariki ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, itariki ya gatanu, itariki ya gatandatu, itariki ya karindwi, itariki ya munani, iya 9, iya 10, ya 11, ya 12, 13, 14, iya 15, iya 16, iya 17, iya 18. Ndushaka tube turekeye ahangaha. Twabonye ko ukwezi kwe kwari kugeze ku munsi wa 12. Ubwo uyu ni wa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Icyo bitweretse ni nuko wa mugore turi kureberaho ufite ukwezi kw'iminsi 27 wagiye mu mihango ku itariki 19, ukwezi kwe kurangiye ku itariki 15, niho kurangiye z'ukundi kwezi. Ubwo ni ukwa gatanu. Icyo tugiye kureba no kujya turebe ese amatariki ahindutse uyu mugore n'ubundi uburumbuke bwe bwaguma hagati y'umunsi wa 10 n'umunsi wa 16. Twabibonye tugiye kubara iminsi 14 kuko niho intanga iri busohokera. Umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, uwa munani, uwa 9, wa 10, wa 11, wa 12, wa 13, wa 14. Bivuze ko uyu mugore azajya mu burumbuke ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Urabona ko ni ku munsi, ni ku itariki 2. Uyu uri umunsi w'uburumbuke wa mbere. Niho no kuvuga ko uyu mugore, bisobanuye ko uyu mugore intanga izasohoka ku itariki 2. Reka twongereho ya minsi nanone 4 imbere. Uyu munsi nawo ni w'uburumbuke, iminsi 2, 4. Ubwo kugeza ku itariki 28 uyu nawo ni umunsi w'uburumbuke, ndetse n'iyi minsi 2 nanone nk'uko twabibonye. Uyu mugore nibagiye n'ubundi mu mihango ku itariki 19, reka tubare ese uburumbuke bwe ko buzatangira kuri 28 hazaba ari ku munsi wa 10 nk'uko twabibonye. Umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, wa munani, wa 9, wa 10. Urabona ko n'ubundi ku munsi wa 10 n'ubundi niho uburumbuke bwe butangirira nk'uko twabibonye. N'ubundi igihe yabagiriye mu mihango, n'ubundi tware uyu munsi wa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Urabona ko n'ubundi igihe yagira mu mihango cyari cyo cyose uburumbuke bwe hagati y'umunsi wa 10 n'uwa 16. Urabona ko rero ibyo nakubwiraga nibyo. Icyo bikwereka nuko wewe mu gihe wamaze kubara ukwezi kwawe ukabuzi ko kugira iminsi iyi niyi kandi kudahinduka, no kuvuga icyo uburi bukore no kumenya ngo ukamenya inshuro imwe ukabibara ukavuga ngo njya mu burumbuke hagati y'umunsi uyu n'uyu n'uyu. Igihinduka rero kizahinduka gusa no kuvuga ngo ese nayahe matariki, kubera ko ukwezi kurahinduka, igihe ugira mu mihango kirahinduka bitewe nuko n'ukwezi guhinduka.
urabizi ko tuzagira ukwezi kwa kabiri usange kwagize iminsi 28, tugira ukundi kugira iminsi 29, tugira ukwa gatatu kugira 31, tugira ukundi kwa kane kugira 30. Urumva rero ko ayo matariki ahinduka, niyo mpamvu n'igihe ugira mu mihango gihinduka, ariko ukwezi ko kugaguma iminsi ari yayindi. Nibigumye ari yayindi rero n'igihe cy'uburumbuke kizaguma ari cya kindi. Ariyo mpamvu kuri uyu mugore igihe cye cy'uburumbuke ni ukuva ku munsi wa 10 kugeza ku munsi wa 16. Umunsi wa 10 akawubara ahereye igihe yaboneyeho imihango. Igihe waboneye imihango ni wa munsi ijisho ryawe riba ryabonye cya gitonyanga cy'amaraso cya mbere. Niba ubibonye ugiye kuryama, ubwo ni wo munsi wa mbere. Niba ubibonye mu gitondo byutse, ni wo munsi wa mbere. Ntago uvuga uti buriya wasanga byabaye ninjoro ntabizi. Oya, icyo gihe ubiboneye ni wo munsi wa mbere w'ukwezi kwawe, ni wo munsi waboneyeho imihango. Ndagushimira wowe twabanye muri kino kiganiro. Nizere ko uru rugero tuguhaye ruzagufasha kubara ukwezi k'umugore mu gihe ufite ukwezi kudahinduka. Wafite ukwezi guhindagurika, namwe mu kiganiro cyacu gitaha tuzabereka uko mubigenza.